rimwe hari igihe twicara tukivuga ngo imana ngo kanaka ngo agiye twari tukimukeneye. Icyo ni igitekerezo ubundi cya gatatu gikomeye mu bitekerezo by'urupfu Imana yamishuriye. Nabonye wavuze ngo nta muntu n'umwe ugenda tukimukeneye muvana amatiku. Iyo twari tukimukeneye Imana yamugumishije hano yabinaniwe se wapi? Ahubwo ikigaragara tuba twari tutakimukeneye, twe dutekereza ko tumukeneye, nawe yitekereza ko tukimukeneye, Imana ikabona tutakimukeneye igahita imutwara. abantu baririye no ibintu byo kwicara ngo ari ibintu twicara ngo abantu barankeneye, ahubwo ibyo bintu biri mu mutima wawe byimaremo. abaririye nimba tugukemuze ndi numwe amafaranga azarikora. Noneho nimba uri icyamamara uvuga uti nimero zacu nk'urugero kamite mbibabwira nimpfa nimero nimuzashyireyo umudamu wanjye n'inshuti yanjye n'umuswiti yanjye muzashyireyo uwitwa Mutabazi niyo Ezekiel. Imana yambwiye ko ari we musimbura wanjye, my successor. Bivuze ngo ibitabo nanditse ni uzabyandika. Abapine babikoze iyo Satani agiye kukwiba ntabwo bishoboka Imana itagize gutya ngo ivivure cyangwa se ibyaprove. Kuko biratubwira ngo ibishwe bibiri bigura ikuta rimwe, ngo ariko nta na kimwe kigwa hasi ngo gipfe data atabyemeye. Yego. Uburyo ariko ibi bintu bikoze biratangaje. Hari abantu Imana ihamagara ikavuga ngo wowe ndagushaka. Ubundi aho niho bavuga ngo ntago warukwepa na nubwo warucika. Noneho hakaba n'abandi bantu Satani aza akashaka kubatwara cyajya cyabo kitari cyakageza. Ariko nanone Imana ikabona nta kihomba mu kuba bagenda. Nabyo ikabivivura. Donc umuyandi magambo imbura mukoro kugiroga ni nko kwasi ikibonobono. Umuntu utari mu mugambi w'Imana, umuntu utari gukora ubushake bw'Imana, kumuroga ni nko kwasi ikibonobono. Dore nawe bagutambye uragaruka. Farikasha mugira ibyaye ako watambye ntumwa bikavamo. Gutambye ntumwa bishoboka abantu bajya bahora batambye ntumwa. Bajya bahora arizo batamba. Byaba ari ibintu bifite nyamaranga wa pastor igitambo gishyitse. Wa pastor wamerewe nabi. Oya abantu ni bahagarare mu mugambi wi. None ugiye gusiga abana baryana ntiwigeze wandika testament yawe. Mu Kinyarwanda babyitirage. Nimba ufite imodoka n'isambu na pariseri n'inzu wakanditse numara gupfa uko bizagenzwa. Abastari noneho mujye mwongeramo n'indi koroze. Uvuge ngo nimara gupfa rero nimero bazayishyira kuri cano yo kwa Cita niyo kwa Isimbi niyo nimero, kandi nimero izajyaho niyo umudamu wanjye si ya DPR. Uhita ubivuga mujye mugira ubwenge. Imana yarakugeneye kuzamara ku isi imyaka 70, uwo muroza akagukindura ku myaka 20. Sinjya numva za Kibungo ngo bajya bano kubazana bakabahingisha nijoro. Ubwo umuntu wapfuye iminsi yageze wamuhingisha ntago yaguhingira. Reka. Ariko reba urebye ubonye apostle bari kumuhingisha. Reba ubonye profete bijyana we akuye umubyizi cyangwa se yakubye ipataro neza byakomeye. Bahingisha bo ngabo bagenze bibwe na Satani. Yes, reka ntangira ngusuhuza ugarutse kubana natwe. Nkwifurije amahoro y'Imana, habwa umugisha n'Imana, kuboko kwiza kw'Imana ni kuboneke kuri wowe. Kuri wowe uje kubana natwe kuri yicana ari ubwa mbere, reka nkubwire ngo amahoro y'Imana nabane nawe. Kuri wowe utameze neza, nkubwire ngo humura Uwiteka ni muzima kandi ashobora byose, nta kintu kimunanira. Nkuko bisanzwe iteka tuza tuganira mu buzima bwacu bwa buri munsi. Turi kumwe n'umugabo w'Imana, umuhanuzi w'Imana, apostle, prophet, professor Mutabazi. Amahoro. Na amahoro turashima Imana. Urakomeye. Ndumva nakize. Ngo warumbaza iminsi urwaye. Abantu kuri imihanda bashaka views bari bakoze inkuru ngo bamuroze ngo bamutambye ngo byakomeye. Hari inkuru uvuga yuko bagutanzeho ibitambo. Ibitambo byapfubye.
inkuru zihari bari inkuru zo gushaka views n'ibirayi cyane no entertaining ariko nyine nibyo bibaho yo Imana iguhaye izina ritushobora gutuma umuntu icyabeshye cyose arebwa n'ibihumbi 10 ntago wamubuza kubikora. Ubundi saposo uvyumva ute umuntu usenga Imana cyane cyane umupasiteri kumutangaho igitambo? Bo ikintu cya mbere biriya bintu bikorerwa mu isi y'umwuka kuko umuntu abigusobanuriye ngo byarakozwe ni ibintu ataza ngo abigwera ibimenyetso si byo se ariko hari ikintu kimwe wenda reka tugendere kimwe ku kindi nge nabonye umuntu wari umuhanuzi ataha mu igare ry'ihembe turamushyingura rwose pe tunasenzera tubwira iti ngewe ndamucyuye yari yanabimubwiye nge turi kumwe turi muri Sahara harira tubwira ati muri mwebwe uzatambika ibirenge nzamugarura mu murongo mwice mu cyure yego bakajya bambwira ngo yarabitambitse gihagira ngo bari kumuhimbira bati nyamaze skoro ntariko ibyo si ibintu muhimbira umuhanuzi w'abandi ati nyamaze na turbo yarigezwe cyo gihe ati turbo ariko ibyo bintu nibihimbano umuntu wavuze rizo vekira ati ibyo bintu bya turbo muri kubihimba yaje kumugarura ihemberera mukubita rwose turashyingura arataha. mushiki we n'umuhanuzi kaza arasenga yibajije iravuga ati nari narababwiye ko uzatambika ibirenge nzamugarura nkamucyura. Yego nabonye uburyo bwiza bwo kumugarura ari uko bamuteza ihembe akagaruka mu gusenga kandi kabiri ntago nagombaga gutuma nimba agarutse mu gusenga nongera kumutindana cyane ko yari gusubira kuri muri turi none yari guhita ajya ku cyuma bijya bibaho none se nimba umuntu w'Imana bamutera ihembe rikamufatisha ubwo ikindi kitamufatisha ni igiki ariko ikintu kimwe cyo ubugingo bwo buba burinzwe. Yego ubugingo bwo buba bukiri buzima birumvikana yuko hari igitabo hano nanditse yego cyiza cyane kandi ngiyo nanditse igitabo cyiza cyane nahumekewe n'Imana akenshi nkunda no kugitangira ubuntu kuko inganzo y'ibitabo si ikintu njya gushakisha ntago ngo nandike igitabo ngo nkakigwera ubuntu ngejo ibyo nanditse bizanshiramo oya cyokoze kuri iki ngiki cyo mumpereze mu mpigihumbi cyonyine ndatwara icyo umuntu uri bwumva ashaka iki gitabo aze kunyandikira kuri 0788309513 kuri WhatsApp ambwira ati icyo gitabo ndakikoherereza nawe wohereza 1000 nutanacyohereza ntago ndaza kugushakisha nta tegeko rari rwose nta nubwo nakubwira ngo umuntu w'Imana ungenje ute oya buriya ari ibintu njya nkunda hari ukuntu umuntu umwoherereza igitabo ntiyoherereze n'ijana undi ukamwoherereza igitabo akagohereza 10 tujye tuba abantu b'Imana rwose nese nimba umuntu igitabo yagikunze adafite n'ijana ko ntagiye kwemprimisha ngo mvuge ngo na amafaranga yanjye nashoye agiye kugenda wowe unyandikire kuri WhatsApp ngikoherereze woherereza 1000 kuri telefone wakohereza 2 wakohereza 3 hari nuri bwe yohereje 50 humura uba amahoro nuba kandi ntayifite umbwira uti nyohereza mbe nisomera nta kuntu mpagaze uba amahoro rwose igitabo nakise ngo nzapfejo yego I will die tomorrow zapfejo ubonye wa muntu wari urimo azana ibintu by'ikangata ry'abazimu ariko ngo urabona ngo Pastor Theogene ngapfe ngo hakabaye ari ngo mwaposo upfuye byibuza ubundi ngo niwe wagakwiye ubwo icyo gitabo nawe aze kumpamagara nyimwoherereze humura b'amahoro nzapfejo ntago nzaharenza ndajya hese ubundi se ndashaka gutinda ngo bigende bite wewe uzatinda hano kwisagize ngo watinda wagira gute amaherezo uragenda mfite imyaka 37 hari igihamya yuko ntazarenza indi myaka 100 nabo nzagira 127 hari igihamya yuko ntazarenza 120 niko birivuga ngo Imana ibwira umuntu ngo nyuma y'umwuzure wa Nowa yamwe ngo umwuka w'Imana ntagazagomeza kuruhanya n'umwana w'umuntu ngira ngo ntagazongera kurenza imyaka 120 yego uretse ko icyo gihe Yakobo bagize 147 nanjye vuga ngo Yobu yagejeje 175 ariko Yobu ashobora kuba yarabayeho mu gihe tutasobanukirwa neza kuko ni igitabo nacyo cyanditswe na Mose cyagera ari Midiani burya amakuru ya Yobu niho yayakuye yego ariko tube turetse ibyo ngibyo mbabwire
birababaje kuba tubona abarokore batinya urupfu. Niba ari ikintu kibabaza ni uko dutunze abarokore batinya urupfu. ariko se ubundi wamungana biriya bintu. Kandi iyo umuntu atinya urupfu atangira no gukora ibyaha ahunga urupfu. Yego. Urugero umuntu azi ko utinya urupfu yaza akabwira ati nimba udashaka ko nkwica ryama ahangaha ukabura ryama. Nimba udashaka gupfa kora iki niki ubona ko atari iki ukagikora. Iyo umuntu atinya inzara, agatinya ubukene, agatinya urupfu, agatinya atangira kujya akoreshwa ibyaha kugira ngo atajya muri cya kintu atinya. Yego. Ntago ari cyo Bibiliya itubwira. Hari ibitekerezo 5 bigize iki gitabo. Ibyo ngibyo nibyo nagira ngo tuganireho wende. Ibi bitekerezo 5 binini bigize iki gitabo cyangwa se ibitekerezo 5 binini ku rupfu. Icyambere kiravuga ngo urupfu ni umugisha. Urupfu ni umugisha narwo rutinya gupfa kandi nakabuza urupfu narwo ruzapfa. This is biblical. Ibi nicyo biri yitubwira. None twinjiye muri filozofi y'ubumana noneho. Nuvuga ngo urupfu ntago ari ibyago, sakaga, samakuba, si ibihano. Ngwenda dutekereze ko Theo wapfuye buriya hari ibyaha yari akoze buriya yari ahanwe, nta gihano cy'urupfu Imana itanga no mu isi bagikuyeho. Urupfu ni umugisha. Kuko nibwo buryo bwonyine nk'urugero nta muntu utabarwaye mu isi. Umuntu wese abagendana indwara nuko zimwe ziba zitaragaragara. Ariko urupfu rukuraho indwara zose. Iyo wari urwaye kanseri ugapfa ibikize. Iyo wari ufite amadeni ugapfa abayishyuwe. Nuvuga ngo urupfu ruhita rukansoringa ibibazo byose rugashyira muri zero. Ugahita ujya kubana n'Imana. Kubera icyo ahubwo abantu batamenya ngo kuki umuntu ariho, kuki umuntu atinda, kuki umuntu nimba mushaka no kuramandaza kubabwira uko mwabikora. Dore ko mukunda kuba ku isi nk'iki. Ikibazo abantu bakunda kuba igihe kirekire ariko bagakora ibituma baba igihe gitoya. Nese ubona abantu batirirwa bishyuza amasezerano cyane. Nese urebye ayo muvandimwe Theo ubona atasohoraga ku muvuduko. Yasohoraga. Wena nimba arabasenganye nawe ntago nge nasenganye nawe ariko buriya nibabona kuva 2020 papa. Ibi ni ibiki ariko? Yasohoraga. Ko byihuta urajye. Byihutaga. Nta muntu Imana izagenda mideni ni kuwiteka avuga. Ikugenda mideni yibikise ibi kwangara iby'amafaranga n'amazu. Imana nimba ari ikintu Imana ishoboye no kuguhinza mu minsi 2 cyangwa 1. Nimba ari ikintu Imana ishoboye no kuguha imodoka 3 mu cyumweru kimwe. Ibyo rero ntago izajya kugenda mideni y'ibyo ngibyo. Reka mbereke. Urupfu ni umugisha. Kuko rutuma twinjira mu kubaho ko kudapfa. Bigereranye gutya abantu bashaka kwibaza kubera iki kana kapfa akiri muto kandi yakoreraga Imana twamukundaga. Yego. Ubuzima bumeze nk'umunyeshuri mu kizami. Ikizami bakavuga ngo kiramara iminota 120. Ubwo ni isaha 2. Tubwibukiranye ko nta kizami kitagira igihe kimara kizwi. N'Imana yabwiye abantu ngo nta muntu uzarenza imyaka 120 kiretse nimwishimira nkamuduburira nkamwongeraho dukeye. Rero mu kizami ntabwo umunyeshuri agomba kwicaramo mpaka kirangiye. Oya. Umunyeshuri yagitotoye pa icyambere cya kabiri cya gatatu cya kane ukabona bikubise nyuma y'iminota 20 utanga urupapuro kwisokera. Yego. Buriya Theogene yarabitotora Imana irangije avuga ati mwana wanjye wabirangije kandi wabitsinze wabikoze neza. Wabikoze neza witindaho ngaho. Ngo ubundi utinda mu nuru kayamburirwamo niko umunyarwanda yavuze. Yego. Witindaho aho hantu witindaho hantu. Witinda mu iyosi. Witinda mu iyosi wabirangije. Wenda reka abantu batagira ngo nuko tuvuga gutya tujye muri Bibiliya. Yego. Nujya mu rwandiko rwa 2 rwa Petero igice cya mbere uraza gusanga uru rwandiko Petero yararwanditse Yesu amaze iminsi yinjiye ahantu mu buvumo. Yego.
arasenga ngo bari mu bihanamanga, uzabisome mu Baheburayo, ngo byatumaga bajya mu bihanamanga ngo n'isi ntihajyaga ibemera. Buriya nimbara abantu basengeye mu buvumo bitwa intumwa. Ngiyo bajyaga gusenga ngo bajyaga ahantu nko mu bihanamanga no mu buvumo no mu masenga. Ngo kubera ko abantu bo bangaga kubikoza. Haleluya. Ariko iyo uba aho hantu abantu badashaka yuko, iyo abantu badashaka kukwikoza, ukajya mu bihe byo kwegerana n'Imana, ubasha kugwiza imbaraga, ubasha kumenya amakuru, ubasha kumenya ibiri mu mutima w'Imana. Noneho hano aravuga ngo, ndahera ku murongo wa 13, cumi na kabiri, yego, ngo nicyo gituma nanjye iminsi yose ntazagira ubwo nirengagiza kubibutsa ibyo, nubwo musanzwe mubizi mugakomerera mu kuri muri mwe ubu, kandi rero ndibwira ko binkwiriye ko mbatera umwete ndibutsa nkiri muri iyi ngando. 15, ngo ariko nzajya ngira umwete kugira ngo 14, kuko nzi yuko igihe cyo kunyagwa iyi ngando yanjye kigiye gusohora vuba. ugaho niho usomye Urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 1 umurongo wa 13 kugera kwa 15. yego, Kuri 13 aravuga ngo kandi rero ndibwira ko uko binkwiriye ko mbatera umwete mbibutsa nkiri muri iyi ngando, kuko nzi yuko igihe cyo kunyagwa ingando yanjye kigiye gusohora vuba, nk'uko umwami wacu Yesu Kristo yamenyesheje. Bisigaye ari igitangaza, abarokore basigaye bapfa Imana itabahaye amakuru, kubera ko izi kari abanyabwoba. Ibabwiye ngo arapfa, yamara icyumweru, yamara ukwezi, yamara umwaka, nta kindi kintu akora. Yirwa kanyarira, Mana ndakuzaho urupfu. Amasengesho yo gupfuzaho urupfu ninde wabigishe kuyasenga? Hezekiya se byamuguye neza. Nimba hari umuntu wasenze isengesho ribi muri Bibiliya, nimba warize teolojiya, ni Hezekiya. Hezekiya Imana yaraje iramushima, imugaragaza nk'umwami wasenye ibigirwamana, wasenye ibicaniro bya Bali na Shera za Dagoni. Ariko nta mwana yagiraga, yari ingumba ndazisuhuje, uze guhamagara urubyaro ruboneke mu izina rya Yesu. Ibyo bintu byawe urarira se bizana urubyaro. Kuhamagara abakozi b'Imana tugasenga Imana, yanarukwimuka ihangana, kandi ariko byibuza twasenze Imana tukanayibaza, tukamenya nimba ari umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe wo kutagira umwana. Hariho turi gusengana nawe muri Uganda, ubundi twaya dusengana n'abantu b'imyaka 16 na 14, ariko 2 n'igice nabo basigaye bahamagara barakaye bati ndashaka umwana. Ntacyo ariko Imana ni hafi na kure. Hezekiya ngo arahindukira reba ivure, ngo yibutse Imana imirimo, arayibwira ngo Mana ninjye wasenye iki, ninjye wubatse iki, ninjye wubatse iki, ninjye wasenye iki, ntago ushobora kuntwara. Imana ngiragenda isanga Yesaya wari umaze kumuhanurira, iragaruka iramubwira ngo subirayo umubwire ngo igicucu kigiye kwimuka imikono 15, gisubira inyuma cyangwa se gisubira imbere, ahitamo ngo igicucu nigisubira inyuma mikono 15. Ku bantu batazi icyo Imana yakoze kiriya gihe, Imana yafashe rotation y'isi, kwizenguruka, kuko isi izenguruka izuba ariko iri ni kwizenguruka. Iyo yizenguruka amasaha 24, niyo mpamvu ubwira bugake. Ikintu Imana yakoze, yasubije inyuma kwizenguruka ku isi. Igicucu nacyo aho cyari kigeze gisubira inyuma mikono 15. Ariko ndagira ngo babwire akaga kabaye kuri Hezekiya muri iriya myaka 15 Imana yamwongeye. Yabyayemo umwana bita Manase. Manase niwe mwami waraguje, arabandwa, araterekera kurenza abandi bami bose ba Isirayeli. Iyo atabaho iriya myaka 15, Manase ntiyari kuvuka, Isirayeli ntiyari kujya mu kaga yagiyemo.
nubireba mu buryo bwango Imana yamwongeye imyaka 15 ntabwo uri bubone neza imyaka Imana yamwongeye yamubereye myiza turebye cyayivuyemo. Se yari ngombwa. Se yari ngombwa. None aho ni urebere nimba yari ngombwa. Oya rimwe na rimwe arigiye twicara tukevuga ngo Imana ngo kanaka ngagiye twari tukimukeneye. Icyo ni igitekerezo undi cya gatatu gikomeye mu bitekerezo by'urupfu Imana yamishuriye. Nabonye wavuze ngo nta muntu n'umwe ugenda tukimukeneye muvana amatiku. Yaba twari tukimukeneye Imana yamugumishije hano yabinaniwe se wapi? Ahubwo ikigaragara tuba twari tutakimukeneye twe dutekereza ko tumukeneye nawe yitekereza ko tukimukeneye Imana ikabona tutakimukeneye igahita imutwara. Abantu baririye no ibintu byo kwicara ngo ari ibintu twicara ngo abantu barankeneye ahubwo ibyo bintu biri mu mutima wawe byimaremo. Abaririye nimba tugukeneye oya bo tano turi mu ijambo ry'Imana muvande. Nimba tugukeneye Imana ikaba yemeranya natwe ko tugukeneye uraguma hano nicyo gihamye. Abarozi bararoga ikubite mu gihe harimo abakozi b'Imana baterwa amahembe bakagenda. Hari n'abantu baba batarakandagira mu rusengero umurozi yajya kumuroga bikanga. Imana imufiteho umugambi. Hari ijambo bita umugambi w'Imana. Haleluya! Ubundi gupfa no kudapfa bituruka ku kintu bita umugambi w'Imana. Imana ntago irinda wowe irinda umugambi wayo uri muri wowe. Kandi iyo umugambi wayo muri wowe warangiye ari igicurane cyagutwara ari wagukubita jido wapfa ari uwaguhirika wasunduka nuwango nta kiba kikikukingira kiba kigihari. Kubera ko filozofi abantu tugira ku rupfu siyo filozofi Imana igira. Mwisi ni nka wa muntu uri mu kizami. Iyo kirangije minota 3 urasohoka. Ukirangije minota 50 agasohoka. Hari nabo baza kwakura urupapuro batarakirangiza bakarwana na mwarimu akura urupapuro nabo bakura bashaka kwandika ibindi. Imana izagufasha utazaba muri abo ngabo. Ikizami kirangira iminota yacyo bakishaka kwandika ibindi. Imana izakurinde profete. Yego. Ikurinde kuba umuntu wizirika ku isi nka Hezekiya. Kandi igihe cyawe cyarangiye. Kuko nuyizirikaho uzabyara Manase. Akubera igihando bwawe akibera Isiraheli. Ibyo wakoze bisibame rwose. Ngo kabyarama. Murashaka kumbera ari umukire nzi. Yarazamusagera ku rwego agira miliyari kuri konti itafite urubanza idafite ideni miliyari iri kuri konti. Ariko agiye kuva mu isi yavuye mu isi nta ninza afite mu gihugu. Yavuye mu isi nta nzu afite ndabikubwira. Ubwo se nicyo mwamwifuza? Reka nkubaze. Hari umuvandimwe wigeze kuzamuka muri ADPR araririmba arahitinga bya danje. Agera hariya hejuru. Urabyibuka? Ndabyibuka. Nyuma aza kumanuka aramanuka ku buryo no kuma agatuti byagorana. Yego? Yego. Wenda karuko ashobora kuzongera akazamuka kandi agakora ibintu byagutse. Uruhitamo kugenda wagendera mu cyege. Nje nagenda nyiri hariya hejuru nka Theogene. Nyiri hariya hejuru. Yego. Ntuzashake kugenda wararangiye. Ntuzashake kugenda nta Yesu yagiye agikora ibiterane bakaza. Shaka kumera nk'aba bantu bisaba ngo nta mustar utazima ngo ni nk'imbabura. Abantu b'Imana bagenda bari mu birere byo hejuru. Stefano yagiye agikora ibitangaza bigakoreka. Ndetse ngo bari no kumutera amabuye arababwira ngo ndebye ngo ngiye kubona ngo mbona mu ijuru rirakingutse. Ngo mbona uwicaye iburyo bw'Imana. Ngo asa n'umwana w'intama w'Imana. Nubango we bari kumutera amabuye ntago yigeze asenga irya Hezekiya. None se kankubaza ari gusenga irya Hezekiya no gusenga irya Stefano wasengeri. Uwitwa Simeyoni ngo yajyanywe n'umwuka mu rusengero. Ngo agezeyo Imana yaramubwiye ati wowe ikintu usigaje muri iyi si ni kimwe. Nukubona agakiza k'Abisiraheli numara kukabona uzacaho. Arangije ngo amaze guterura uwo mwana ngo yuzura umwuka aravuga ngo data noneho sezerera umugaragu wawe. Abarokore dutunze batinya urupfu.
ndabareba nk'abakemanga kandi n'ubundi ikibazo muzapfa ari n'urwo rupfu rubatinyisha narwo rutinya gupfa kandi narwo ruzapfa byanditse mu Bakorinto ngo umwanzi wanyu muzasoza gukurwaho n'urupfu yego nuba ngo n'urwo rupfu utinya narwo ruzapfa igitekerezo cya mbere urupfu ntago ari ibyago n'akaga urupfu n'umugisha ngo Yesu Petero yagiye gusenga ari mu bitare yarakiri muto ntago bapfuye bashaje bamupfuye bamwishe bamumanitse ko bashaka kumumanika ku musaraba aravuga ngo nge murancurika yego ntago yigeze apfukama hasi kandi bariya bagabo bagiye bahabwa amahirwe bakavuga ati ariko wakisubiye kuri ibyo bintu wirirwa uvuga ngo Yesu ngo wapfuye akazuka ku munsi wa gatatu wavuze yuko ari ibintu wari wahimbye cyangwa se byari warose nijoro wabyihakanye wabisubiyeho ko uri bukire utari bupfe nutinya gupfa ntabwo uzasoza umugambi Imana yakuremeye hano mu isi hari ibintu byinshi byiteguye kuko ubuza gusoza umugambi Imana yagushyiriye mu isi igihe cyose uzaba utinya urupfu mu gitabo ndi kugitangira nanditse ndavuga ngo biri mu nyungu z'abantu bamwe hano ku isi kuko ubutinya urupfu kuko buriya ku bantu batanabizi niyo mpamvu abantu bo mu isi muyoboreka nuko mutinya urupfu ndaguha nk'urugero umunyamerika yagiye kurya imitungo y'Abarabu bamwereka yuko bo bashobora gukoresha ibuye bagakubita antitanka bagakubita za tanka bagakubita drone bakoresheje ibuye umwarabu yereka umunyamerika ngo twebwe guhera ku mwana muto kugera ku musaza gupfa ntago tubitinya bene Ishimayeli bene Ishimayeli Imana yaravuze ngo uyu mwana azakomera w'Ishimayeli bamurambitse ahantu ngo niyipfire ijwi riravuga ngo uriya mwana ngo genda umuhereza ariya mazi isoko iradudubiza arangije aramubwira ngo kandi uriya mwana azaba umurashi azakomera mu isi bariya bahungu ni abarashi ikintu cya mbere kibaranga ntago batinya gupfa niyo mpamvu ibyabo bitaribwa gutyo gusa ovyo ariko umuzungu yaje kurya iby'Abanyafurika arya nk'urya ibye cyangwa se ibyo yakoreye kubera iki guhera ku mukuru kugera ku muto mu Banyafurika mwese mutinya gupfa kandi ikibazo uko utinya gupfa ni kupfa vuba ndetse ni umuntu utinya gupfa apfa buri munsi umuntu utinya gupfa apfa buri munsi sinzibagirwa umusirikare muri genocide yaje kureba muzehe arambwira ati Kabari twajyaga dusangira ariko bakuntumye iyo Kabari aza kuba atinya gupfa ari guhita yiruka bakamurasa urwo mu bituga agapfira aho ngaho Kabari aramubwira ati ngaho icara nongere nkugurire n'ubundi uze gukora akazi kakuzanye dusoje gahunda zacu kuri mu kazi se watumwe ndakubuza gukora akazi kawe barasangira inkonkobotsi iraza bagiye kurimaramo iramuhamagara ngo Damase ngamakuru undi ati se yitwa Damaseni tinese waruje kwica umuntu utanaza amazina ye yombi icyashakaga kukwica turaza kukiyobya izina ryawe kuko hari igihe Satani yiba abantu yego none se nk'icyo gihe uwo waruje kwica Kabarira urumva atari Satani warushatse kumwiba ntago ari igihe cyari kigeze hari abantu bapfa igihe cyabo kitageze kandi hari abantu bagenga ibyo ntibyashoboka umva ukuntu bikoze nta muntu upfa Imana itabivivuye arangije wa mugabo aramubwira ati uwo bantumye yitwa Kabarira ariko irya kabiri si Damaseni aramubwira ati genda amahoro ushaka uwo ngo utari Damaseni hari abantu Satani ajya yiba akakujyana pe noneho hari ukuntu ibintu bikoze iyo Satani agiye kukwiba ntabwo bishoboka Imana itagize gutya ngo ivivure cyangwa se ibyaprove kuko biriya tubwira ngo ibishwe bibiri bigura ikuta rimwe ngo ariko nta na kimwe kigwa hasi ngo gipfe data atabyemeye yego uburyo ariko ibi bintu bikoze biratangaje
hari abantu imana ihamagara ikavuga ngo wowe ndagushaka. Ubundi aho niho bavuga ngo ntago warukwepa na nubwo warucika. Noneho hakaba n'abandi bantu Satani aza akashaka kubatwara cyajya cyabo kitari cyakageza. Ariko nanone Imana ikabona nta kihomba mu kuba bagenda. Nabyo ikabivivura. Donc umwanya magambo imbura mukoro kugiroga ni nko kwasi ikibonobono. Umuntu utari mu mugambi w'Imana, umuntu utari gukora ubushake bw'Imana, kumuroga ni nko kwasi ikibonobono. Dore nawe bagutambye uragaruka. Farikasha mugira ibyaye ako watambe ntumwa bikavamo. Gutamba intumwa bishoboka abantu bajya bahora batamba intumwa. Bajya bahora arizo batamba. Byaba ari ibintu bifite nyamara ngaho pastor ari igitambo gishitse. Ngaho pastor bamerewe nabi. Oya abantu ni bahagarare mu mugambi w'Imana. Kuko yewe yaravuze ngo mbonye neza yuko nta kibasha kurogoya umugambi w'Imana. Iyo bagiye gutamba bagasanga uhagaze mu mugambi ntibikora. Imana igiye kugucyura ibanza ikareba ko warangije umugambi. Yego. Irishaka kukwiba iyo umugambi w'Imana ugihari kandi ukiwahagazemo ntaho byakujyana. Yego. Rero mu bintu tugomba kumenya nuko urupfu ni umugisha, kuko reka nkwereke iyo turi mu isi tuba turi kwiga Imana, kumenya Imana. Iyo rero umaze kuyimenya, Imana iguhemba iki? Iguhemba kunyura mu rupfu ukayisanga kugira ngo mubane iteka. Yego. Kuko Imana yaremeye umuntu kubana nayo iteka. Kandi umuntu amaze gukora icyaha, inzira yakongera kunyuramo ngo abane nayo iteka ni ugupfa. Muhanuzi yaraje mbona arifoye arikaraze, maze igihe ntateka ngezemo amezi 8 mu nzu y'ibihumbi 20 byari iry'itandatu, narabisengengeza mbivaho. Arangije yikaraze ntiyanavuga kawungasha, ntiyanavuga ibirayi. Arambwira ngo Imana inyeretse urupfu ngo senga ruveho. Naramubwiye nahubwo yinginge nimba biturutse kuri yo ruze mu gitondo. Yinginge nimba biturutse kuri yo ruze mu gitondo. Nta nzu ngira muri Kigali, nyirinza ndi nabi, izuba rya Kigali rindi nabi. Sinjya mvuga ngo ngiye Nyabugogo ngo ndatega ni ikirenge, sinjya mvuga ngo ngiye Kimironko ndatega ni ikirenge. Ndavuga ni yanyizira izuba rya Kigali, wayimbwirira ejo mu gitondo randeva kabare ejo. Gitabo cyitwa Nzapfa ejo. Ibintu byo gutinya urupfu ntacyo bifasha. Ibintu byo banga abantu bagiye mu kibakeneye, ayo ni amatiku. Ngo bagenda tutakibakeneye. No, ntacyo bari bakikora hano gifitiye umumaro Imana. Mwiza n'ibintu bimeze nk'amarangamutima. Nimba Imana yarusinyeho urwo rupapuro, ni baba bamutambye, byaba yarangaye, yaba ibyaba byabaye byose, iyi Imana ibishaka yo mu bumana bwayo yari kumugarura. Hari abantu bajya kwiyahura agikubita muri Nyabarongo ikamujugunya. Buriya abayikubise muri Nyabarongo Imana yakubita imbere ikabonamo umugambi, kandi ikabona uwo mugambi nta wundi uzawukora utari we. Yona yikubise Yona yarabwiye abantu ati munjugunye mu nyanja iratuza. Bamujugunye Imana ibona n'umugambi bajugunyeyo. Iwutega urufi narwo rugenda rwoga rwegera Ninewe. Rugeze Ninewe aba yamaze guhorahora rujugunya, kubera umugambi w'Imana ntiwari wagahagaze. Igitekerezo cya mbere ni icyo, cya kabiri uzaramana umugaragu w'abato. Ibanga urashaka kuzabaho imyaka myinshi cyane bose, ibintu byo gupfa bireke. Yego. Yego ye. Bireke. Mushaka imyaka ingahe? Nyinshi, byibuze irenga 100. Irenga 100. Ushaka imyaka irenga 100? Nukuri kose. Ubukristo busigaye buri hano mu isi buzadukoraho. Dawidi yaravuze ngo umuntu arama imyaka 70 yakabya ikaba 80. Nge napanze gahunda zanjye kugera ku myaka 70, mbara ko kuva ku myaka 80 nzaba mfite inzira ku mazi ku nyanja, mfite jet yanjye igomba kujya ingeza mu nama zikomeye, nkagaruka ku mazi, kandi nabwo nkava iwanjye rimwe na rimwe nko mu mezi 6.
nimba umuperezida w'igihugu cya Afurika runaka Sao Tome na Principe ngo ni za Namibia ngo ni za Cape Verde yumva ashaka ubujyanama akaza agatega imutege iyo atega akansanga aho ntuye ku nyanja akicara muri saro y'iwanjye hamusukira kanywa hamubaza ikimugenza hamuha ibitekerezo akamvira aho ngaho agasubira mu kazi ke kuva ku myaka 70 kugera kuri 80 nzakora ubujyanama bw'abakuru b'ibihugu gusa ningera ku myaka 70 kugera kuri 80 nta mu president ducatinga tuvugana nzicara nge nota kazuba ntazagira umuntu usakuriza ntacyo nzaba mpanga n'abameya n'abagitifu b'imirenge ntacyo nzaba mvugana nabo nuko napanze gahunda y'ubuzima bwanjye abagushaka 80 yo rero nirangira nukuryama habwira Imana none se biti gahunda ikoze ite gahunda reka nkubwire Nelson Mandela yarari hafi imyaka 100 yarari muri za 90 n'ingahe wajyaga umureba uko ibintu utuntu bagafite mu matwi n'ibiki ntuzifuze kubaho ubuzima bajya kukwanika nk'abanika ikirago nimba ari nyogokuru nimba ari sogokuru wa papa akazuba karavaga bakajya kumutera ngo bamushyire ku kazuba ubwo si ubwo ni ubuzima uri guhunga iki uri guhunga kujya kubana n'umuremyi wawe uri guhunga kujya kubana n'Imana yakuremye urupfu ntago ari ibyago Yesu yanesheje urupfu yego ntimugakunde kubaho igihe kirekire aho umubiri wawe uzaba usigaye ugira ibirwara nka 300 aho umubiri wawe uzaba utakira umubiri ubwonko bwawe butagikora neza amaso yawe yarabaye ibirori atakibona neza byaragoranye muharanire kubaho imyaka y'ingirakamaro mugende tukibakeneye muri rya jambo rya babandi bavuga ngo agiye tukimukeneye muharanire kugenda tukibakeneye tukibakunze kera muri filozofi nyarwanda umwami iyo babonaga atangiye kuvuga ibitabapfu baramunyweshaga ikizamini ukirangiza uzasohoke si ngombwa kurangiza iminota cyagenewe uzasohoke wigire hanze nuguma muzakopeza mugenzi wawe utangiye gushwana na mwarimu igitekerezo cya kabiri uzarama n'umugaragu w'abato nari mbabaje ngo murashaka kurama ibanga ryo kurama ni iringiri urabanza ukubaka iyerekwa iryo yerekwa rikaba rifitiye umumaro abantu benshi warangiza rino yerekwa ukarisangiza abantu bakiri batoya ukagira abantu bita abadisipure warangiza rino yerekwa ryawe ukarirekurira ba badisipure bakarikora wowe ugahindukira ukaba umufasha wabo donc uzakore tekinike nk'iya Nelson Mandela yabaye president manda imwe ahita avaho akajya bagira inama akajya abitekerezo abagiye ku ruhande nubango fata iyerekwa ryawe Imana yaguhaye rifitiye inyungu abantu benshi nurangiza ushaka abadisipure uri basangiza uri bubakemo bya bitekerezo ubibakemo cya cyerekezo kibubakemo nurangiza uhindukire ubareke bakiyobore wowe ujye ku ruhande ujye ubaha ibitekerezo n'ubujyanama icyo gihe uzaba wubatse icyerekezo cyo kurama ugatinda kuri nosi nubwo ntazi impamvu ubishaka yego igitekerezo cya gatatu cya kane kuko cya gatatu twakivuze nta numwe ugenda tukimukeneye biriya ni ikinyoma icya kane kiravuga ngo abana si umushinga ni inshingano uti abana si umushinga ni inshingano hari umuntu urupfu ruza cyangwa bamubwira bati uri umugeni ngo reka mbanze nirerera abana aya ni amahomvu hari umuntu uririmbyi waririmbye nawe yaragiye ngo iby'urukundo ko rutakibaho n'amahomvu ibyo kurera abana bawe n'amahomvu we abana n'abimana abana bafite wabakuye uzi ko nta numwe wakica leta yakuraraho nimba atari nimba abana utanabafiteho druwa leta iza kubakubaza abo bana wisa bawe babaye kuwa kangahe akubupfubyi urabuze
abana imana bagucishamo ariko bakomoka kuri yo. Imfubyi urazizi? Wapfubyi urabuzi? Umva wa muvandimwe we. Ubupfubyi nzi n'ubw'Imana izi. Ese muri gutinya iki? Nimba uri utinya ubupfubyi, rero imfubyi za bagenzi bawe. Uko mushaka ko baba ariko namwe tubagirira. Namwe ariko namwe muri compromising nk'abakristo. Mutitewe yareze imfubyi. Ngo ariko agiye gusiga imfubyi. Okay, kumva ibyo bintu bisobanutse. Warazireze reka nawe bakurerere. Akebo nigera ubwo ngo yabaye nyamutegera kazaza ejo. Hari ikibazo se? Icyo nshaka kubwira ni iki ngiki. Umunsi wawe wageze kuvuga ngo ufite abana ugomba kurera ntibikora. Ako gatekinike nigakora. Ako gatekinike nikarya. Aho kurupfu nigakora. Kurupfu naga gatekinike kamfite abana ngomba kurera gakora. Rwose ibyo bintu uzajya unabishyira ku rundi ruhande. Ko guti Imana huhamo rwose. Urareba mfite abana. Ahubwo byibuze udafite abana yavuga ngo wa mana we uranjyana nta mwana banza umakana. Ahubwo ako gatekinike kakora kurenza kuza ubanga ufite abana. Nyine ufite abana agenda bakomeza. Gabanya gutera icyugazi ufite abana nyine. Ugiye witera icyugazi urabafite nyine. Utera ubwoba ariko. Reka mbabwire uburyo mufata urupfu biri bizarre 100%. Uburyo abantu mufata urupfu biri bizarre. Okay, reka mbwa abakristo by'umwihariko. Twasomye ko Petero ngo yagiye gusenga mu bihanamanga. Imana ntiyamubwira visa. Imana ntiyamubwira iki? Ngo Yesu aramubwira ngo igihe cyawe cyo kunyagwa iyi ngando kigiye kugera. Inamusobanurira ko bazamwica bamubambye. We aravuga ati kugira ngo bitazateza polemique cyangwa se akavuyo. Nibajya kumbamba nzasaba bambame ncurame. Ariko ntigeze asenga isengesho rya Ezekiya. Kuvuga ngo bakwiye kwapurika tekinike ivuga ko iwacu ari mu ijuru. Turi kwiga Imana. Umuntu abereyeho kugira ngo amenye Imana anayimenyesha abandi. Numara kwimenya no kwimenyesha abandi toka hapa bya kubana nayo. Ariko manza hari mubereye mu isi kwiga abantu. Ariyo mpamvu mukunda kuba ku isi ngo mubane nabo. None iyo umuntu rero noneho ari icyamamare bwo celebrity barankunze. Abantu bose babampamagara mu mafete yose baba banyeneye. Urakeneye gutinda hano kuri iyi si. Ubwenge bwo gushaka gutinda ku isi ni hatari. Abana si umushinga ni inshingano. Nta muntu ubereyeho kugaburira, guha uburere, kwigisha amashuri abana kugira ngo unabyumve neza. Mu bihugu byo hanze iyo umwana wawe babona wamurangaranye baramutwara. Hari ibigo babajyanamo bakabaha uburere bwiza, bigakorwa n'abantu babyize, bakabaha amashuri meza utari buri zana bigishe. Bivuze ngo ntabwo impamvu yo kubaho kwawe iziritse ku bana. Niyo mpamvu hari abantu b'ingumba, impamvu yo kuba yaba yari abana, abantu b'ingumba bakabaye biyahura. Impamvu yo kubaho ntago iziritse mu bana. Abana ni inshingano imwe mu nshingano nyinshi ufite. Ariko si umushinga. Umuntu Imana imurema ikamuzana mu isi, buri muntu wese ikamuha umushinga. Hirya y'umushinga ikamuha inshingano. Abana rero si umushinga ni inshingano. Niyo mpamvu umuntu aba incike agakomeza akabaho kandi agakomeza agakorera Imana, kuko umushinga nyuma y'inshingano yuko zivuye umushinga urakomeza. Yego. Icyanyuma, igitekerezo cya nyuma kugira ngo tubazo twawe tumbaze abantu bazisomera igitabo. Uzakora urutonde rw'abantu bagomba kuzaza kugushyingura, kandi ibintu byo kurenza umubare w'abantu 24 ni ugukabya. Reka mbasobanurire. Uri serious? Mfite abana 4 mbaze nuri mu nda ya nyina.
ubu muranatwite. Mfite abana 4. Turitegura kubyara. Byaba ari igitangaza koze urutonde, byaba ari igitangaza. Reka mfate urugero rumwe rworoshye cyane, ndarushaka gute. Reba nk'urugero nuko nazaba mari nkajya kubona nkabona waje kunshyingura, uzaba ujyaye kugushyingura nyine realite, uzaba wabuze ibiganiro ukora, ahubwo se wagiye gukora ibiganiro ku rupfu rwanjye ugakorera amafaranga, wowe urajyaye nyine nje kugufirima ko wapfuye. Reka mbigusobanurire, ndikumva utari kunyumva neza. Yesu yashyinguwe n'abantu bangahe? Kuzi ko yatubuye imigati, kuzi ko yajyaga atuma 70 akagira na 12, yashyinguwe n'abantu bangahe? Yashyinguwe na Yosefu w'umwaremartaya, wari umucuruzi. Yesu ashyingurwe na Yosefu w'umunyaremartaya, wowe ujya gushyingurwa n'abantu 1000. Okay, tuvuge ko ari umuco wenda w'igihugu kiwanyu, ariko wishaka kunyemeza ko ari ibintu ngo no, ahubwo njye nibataza nzabagaye. Nago mbabujije, njye ndi gusobanura hano Bibiliya, nawe uraza kujya mu bindi bijyawe kandi bashobora no kuzaza, nzabagira neza ko nzaba ntahari. Bagomba kuza, ariko rwose muzagende mutera amakamera, mukora ibiganiro, ibyo kuza ntacyo, ntimuzamuje kunzura, ntimuzaba muje muzagende gake. Ese nta ndabyo ushaka? Buretse ngusobanurire. Nakubwiye ko umuntu wese azana mu isi umushinga. Noneho uyu mushinga ni w'Imana irinda. Iyo uyu mushinga ibyo wagombaga kuwukoraho birangiye ucaho. Iyo Imana iri kukurinda, ntabwo ibiri kurinda wowe, ibiri kurinda uyu mushinga. Ntabwo ibiri kurinda inshingano, ntabwo ibiri kurinda ikindi, Imana ibiri kurinda umushinga wayo uri muri wowe. Reka ngo urugero rumwe rworoshye, utanzaza namba umupira wabyo. Na bino bintu mushyira amafoto y'abantu mugiye gushyingura, ntazagira umuntu ushyira ifoto yanjye ku nda ye. Ntazagira umuntu bajya gushyingura ngashyira ifoto yanjye ku nda ye cyangwa gatuza ke simbizi. Muzashyireho umushinga Imana yampaye, naho njyewe mundeke. Ni nayo mpamvu mutinya urupfu nababonye. None se biriya kubera icyo utabishaka? Reka mbisobanurire ga ko nanditse igitabo ariko nzapejo. Urabona ari kibazo mfite kandi ngo kiri kugura 1000. Haleluya, ndi mu mavuta. Umva nkubwire. Erega ibi bintu none se ko mwarutinye, mwararuhunze, ko mwarize, bamwe bakababwira ati hari umucuti wanjye yagiye Kinyinya, uwo ngo watashye n'ihembe, yagiye Kinyinya, arangije barasenga, umuhanuzi aramubwira ati neretse kuri umugeni. Unda aramubwira ngo mfite abana bakiri batoya, ngo reka dusenge turukureho. Barasenga barakotsora bati abana baracyari bato, reba nta n'inzu mbasizemo, nta na polisi, nta kibanza, yewe yaragiye. Se umugore we ntago bamurongoye, ubu ntiyongeye kubyara bwa kangahe. Uratera waraza ngo ufite abana ze shahu, uwo ni umushinga. Profete Karame, ufite abana ni umushinga cyane. Imana irinda umushinga. Imana irinda umuntu ngo adapfa, idiringa n'ikitwa umushinga, nta gipfa n'inshingano. Toza umwana wawe. Abo bana uvuga nabo muri bo harimo imishinga y'Imana. Bana ngo ndashaka kugumaho nirerera abana. Ko gatekinike karaciriritse, mu matekinike aciriritse abaho. Ushobora kugenda ubwira Imana, ni ukugenda ubwira Imana ngo Mana, ngo ubuse ngo ndagenda ngo nisigiye abana. Ubuse koko nimba atari ibanga, nimba atari no kwigiza nkana, nimba atari n'amatikuzanye, iyo bavuga abantu baciyeho buri munsi, ejo yari muzima harakananga bajya abantu bavuga ubukeka ko badafite abana. None se bakubwira ko abapfuye bari kubyara bagasiga impinja noneho zitaranonka. Ya Mana yari iri muri ya maternité cya gihe bapfa, utekereza yuko ari indi version wowe ufite? Nimba ushaka kurama, shyira imbere umushinga. Urugero, Imana yamishuriye ko njye umushinga undeba hano mu isi ni ukuzabwira abaperezida ba Afurika bagashyiraho umuhanda wa gare ya moshi w'ibirometero 450,
450,000 kilometers. Umuhanda wa gari ya moshi uhuza ibihugu 54 bigahuza isoko bizaba ringana na miliyari 5 muri 2033. Niko abanyafrika muzamungana ngo inzara yari yabica mutaraba miliyari 5 ko muzana ryana ibitsa ahubwo mutaraba miliyari 5 muracyari miliyari 1 n'igice mu myaka 40 muzamwikubye gatatu. none kandi ubwenge ntibuzaba bwiyongeye kandi gutinya urupfu kwa kundi kwanyu guhera ku bakuru kugera ku bato bose batinya urupfu. asowe nta rugutinya kandi reka mbanze nkubwire Bibiliya dusobanura yuko umuntu wese utinya urupfu ntacyo apfana n'ubwenge. Aha turi muri Zaburi. Reka Bibiliya sinze mwanza ari gisoma ngenyine reka mbwe Bibiliya ngo twigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Ndaguha urugero, iyo abantu bagiye gushyingura Theo bamara amasaha 3 bose waheheta gatatu gweheta kuri za WhatsApp n'iki byose shaba bamara amasaha 3 bose babaye bamarayika. Kera banamaraga nk'iminsi nk'itatu nta n'umuntu uri gukora kwinyesebura. Ariko ubu ngubu ahubwo abonye agakobwa kuri gahunda yo gukaraba kunuza ku kiriyo yakatana kagaca hejuru. Abuye umunsi nta mikino bakigira no ku kiriyo barinyesebura. Ariko abantu bose bari barigize ibyigenge bazakagarara ngo yewe yari icyamamare ngo uzikapfuye ngo uzikora ibogari ngo uzikapfuye ngo shanda ushatse ngo twakitonda ngo ntawe uzi umunsi n'igihe. Abantu bahita baba abana beza. Umubi n'uvuye aho ngaho akamara amasaha 3 arongera agahinduka rutare wa wundi twari wananiranye kagarara. Icyo nshaka kubwira ni iki ngiki ni kivuga ngo the more you get closer to the death you become wise. Uko ukomeza guturana n'urupfu ubwenge buriyongera. Ubwenge buriyongera. Ariko hari ikintu bisaba nuko muri uko guturana n'urupfu kwawe unagira muri wowe urukundo. Hari umumama umwe muri Amerika Tayiga yarasamye gutya ishaka gushyira umutwe w'akana ke kari mwibase irasama nk'ishaka kukamira arasohoka bayiguyeho basanze Tayiga yapfuye n'umumama araho ku ruhande ari muri koma. Babaza umumama ati wabigenje ute? Nge simbizi. Kubera ko akibona ya Tayiga urupfu rwahise ruza ariko akunda wa mwana. Noneho ibi bintu bibiri bita bikora melange y'ubwenge bw'indenga kamere. Ndaguha urundi rugero rundi. Umuntu umwe bamwita Uwiringiye. Muri genocide baje kubica. Bicaza abantu hano. Bahera ku wa mbere bajya ku wa kabiri. Uwiringiye aho yari yicaye acunga urugo rwa rufite nka metero 2 rw'imiyenzi. Yateye nk'intambwe 2 byandi muri basket bitatu rwapa. Atera intambwe nk'ebyiri kandi ubwo n'umwana utagejeje imyaka 10, imyaka 8, imyaka 7 gutyo. Atera nk'intambwe 2-3 ahita rusimbuka ruzimiza rengepfu. Capacity y'ubwonko, ubushobozi bwo gukora ku bwonko bwacu butangira gukorera ku kigero n'igipimo kiri hejuru cyane iyo twegeranye n'urupfu. Nta kintu uzakora ngo uhunge urupfu, ahubwo icyo wakora icyo Imana yakuremeye gukora witeguye ko umunsi nugera uzagenda ukagenda unezerewe, ukagenda uguwe neza, ukagenda ntacyo wishinja, ukagenda uvuga. Paulo yigeze kugera igihe kimwe akajya abwira abantu ati narwanye intambara nziza. Oya, hari igihe kimwe Paulo yabwiraga abantu ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo izongera kuturokora. Urumva ko yari akiri mu gihe akabwira abantu ngo ndasiganwa ariko sinkutazi yonja, ngo ndashaka gusingira icyo Kristo yamfatiye, ngo sindi kubivuga ko namaze kugisingira.
ngo ahubwo ngo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Hari igihe icyo gihe Pawulo yagiciyemo, aza no kugera mu kindi gihe nka kiriya gihe Petero yagezemo, Yesu akamwereka yuko agiye kuzanyagwa ingando ye vuba, agiye kuzapfa kandi vuba. Yesu akabimuhishurira ari gusengera mu buvumo bw'ibihanamanga. Pawulo nawe aza kugera igihe atangira guhindura imvugo. Pawulo atangira kujya avuga ngo maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, ati narwanye intambara nziza, narinzi ibyo gukiranuka, igisigaye mbikira ikamba ry'ubugingo. Aba bagabo ntago bigeze batinya gupfa, nta nubwo bigeze basenga amasengesho yo kudapfa, nta nubwo Yesu yigeze abahisha ko bagiye gupfa, ariko bo bari barasobanukiwe neza ko bari bafite umushinga wabazanye mu isi, kandi uruhare rwabo kuri uwo mushinga barurangije. Urwo ruhare barusiga mu maboko y'abandi, uwo mushinga bawusiga mu maboko y'abandi. Natwe turacyakora uwo mushinga bari bafite. Niyo mpamvu bagiye bumva batekanye, niyo mpamvu bagiye bumva batuje, niyo mpamvu bagiye nk'uko abakiranutsi nyine bagenda. Cyangwa nkipfira nk'uko abakiranutsi bapfa, iherezo ryanjye rikaba nk'iryabo. Umuhanga umwe yaravuze ngo uzajye usoma igitabo ngo ku buryo icyo gitabo ngo uramutse upfuye ukiri kugisoma ngo wagenda ngo wagaragara neza, waba ufite look nziza. Uzajye ukora ibintu muri ubu buzima ku buryo naho byaza bikajyana, bigutwara, abantu bakabona ku isura yawe wagiye umwenyura, wagiye uguwe neza. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Uze gushaka icyo gitabo ugisome, ko hari abantu batazi icyo Bibiliya ivuga ku kwiyahura. Hari abantu bazi ko tsinzi, muraza kubisobanukirwa. Uwitwa Samusoni, ndabizi urashaka ko nsoza. Uwitwa Samusoni yarituye inzu yari arimo ayigenderamo. Umuhanga umwe yaravuze ngo hari igihe umuntu avuga ngo ubu buzima ndabona ngiye kubwirukanwamo, ngo ariko sintegereza isaha yo kwirukanwa ngo ngiye gusezera, akandika ibaruwa yo kwegura. Ibyo byose wagenda ureba bijyanye n'ubuhanga cyangwa se n'ubwenge bw'ubumana. Ni gute waba muri ubu buzima udatinya urupfu? Ni gute wategura kuzava muri iyi si? Hari abantu benshi arindagira imyaka 60 atarandika testamenti ye. Birababaje n'agahinda. Ufite imyaka 60, noneho rimwe na rimwe ugasanga wabyaye abana bava ku bagore 3. Urabizi ko nyine ukiri umupagani wababyaye, none ugiye gusiga abana baryana, ntiwigeze wandika testama yawe. Mu Kinyarwanda babyita irage. Nimba ufite imodoka n'isambu na pariseri n'inzu, wakanditse numara gupfa uko bizagenzwa. Abastari noneho mujye mwongeramo n'indi koroze, uvuge ngo nimara gupfa rero nimero bazayishyira kuri cano yo kwa Cita, niyo kwa Isimbi, niyo nimero, kandi nimero izajyaho niyo umudamu wanjye si ya ADPR. Uhita ubivuga, mujye mugira ubwenge. Ayinya amafaranga azarikora. Bivuze ndi numwe amafaranga azarikora. Noneho nimba uri icyamamare uvuga uti nimero zacu, nk'urugero kamite mbibabwira, nimpfa nimero nimuzashyireyo umudamu wanjye, n'inshuti yanjye, n'umuskwiti yanjye, muzashyireyo uwitwa Mutabazi niyo Ezekiel. Imana yambwiye ko ari we musimbura wanjye, my successor. Bivuze ngo ibitabo nanditse ni uzabyandika, abaperezida ntadivayizinze ni uzabadivayizinga. Bivuze ngo ibizananira ni uzabigira. Ngo manza urubanza rukunaniye ururaga umwana, ariko hari iki ubwo ababivuze aricyo bashaka kuvuga. Bivuze iki? Tegura uko numara kuva hano abiwawe n'inzu yawe bazasigara bajera ibyari bihari. Cyane cyane ugaragaze ninde uzasigarana umushinga Imana yaguhaye. Ubutaniza nzabazanira imipira yanditseho umushinga wanjye, nimujya kunshingura ariyo mipira muzambara mwanjye ku gatuza ke. Sinabapiriye sindi Yesu wababambiwe. Nimushaka gushyiraho amasura y'abantu muzashyiraho ya sura ya wa mwongereza mukunda kwita Yesu. Nta nubwo uri yari Yesu n'umwongereza uri aho ngaho nawe udakijijwe, ariko ntacyo bitwaye. Ngiye muranshyiraho ngo bigende bite? Bibiliya ivuga ngo uko umuntu atekereza mu mutima we ni kare. Umugabo ni iki? Umugabo ni umushinga w'iki Imana yamuzaniye mu isi. Uwo mushinga ni wo Imana irinda. Uwo mushinga ni wo utuma utandoga ngo ndogeke. Naho uwo mushinga nimara kuwushyira hanze, uwo mushinga nimara kuwushyira mu maboko y'abazawusigarana, njyewe nagenda nkajya kubana n'Imana by'iteka ryose.
abo dusengera dukuraho urupfu ni abo ngabo Satani abashaka kwiba. Hari umuntu w'Imana umagaze ku ruhande yahoze ari no kumbwira ko yari ubushakashatsi aherutse gusoma. Abantu b'Imana mujye munasoma nyine ng'abantu Satani yibye ku myaka 30 yari buzapfire 70, ngo nubundi roho ye imara ya myaka mpaka kuri ya myaka ya misi Imana yari yamugeneye kumara mu isi. Kandi abantu mukunda guhitamo akantu tuntu twose, mujye mugenda gake. Bibiliya iravuga ngo my days are already numbered, ngo iminsi yanjye yarabazwe, naremwe mu buryo bw'igitangaza. Wamungane nimba Imana yarakugeneye kuzamara ku isi imyaka 70, uwo muroza akagukindura ku myaka 20. Sinjya numva za Kibungo ngo bajya no kubazana bakabahingisha nijoro. Ubwo umuntu wapfuye iminsi yageze wamuhingisha ntago yaguhingira. Reka. Ariko reba urebye ubonye apostle bari kumuhingisha, reba ubonye profete akuye umubyizi cyangwa se yakubye ipataro neza byakomeye, bahingisha abo ngabo bagenze bibwe na Satani, batambwemo ibitambo n'abazimu. None se bagutambyemo ibitambo utekereza ko tujya kuruhukira abandi baruhukira? Urabanza ugahinga hiyo myaka. Iyi myaka yawe wari waragenewe yagera, cyokoze imyaka yagera Imana ikavuga ati mumpereze ibyanjye byo mwahingishaga ntago ari ibyanyu. Ariko tugomba kuba abantu b'abarwanyi bo mu isi y'umwuka kugira ngo Satani atatwiba. Ariko igihe ari Imana ihamagaye uzavuga nka Simiyoni ngo sezerera umugaragu wawe, ubundi ujye kubana n'Imana iteka ryose. Iki gitabo ni mugikunda muzabimbwira, nabahaye nimero abashaka 0788309513 cyitwa Nzapfejo. Kirimo ibitekerezo 5 binini ku bijyanye n'urupfu, kubizera kandi ugikunda. Nta mukiranutsi upfa arasinzira, ategereje igitondo cy'umuzuko. Cyokoze nitumwifuriza kuzamara imyaka tutazi uko ingana hinga, birakwiye ukagenda igihe cye kigeze, arangije gusubiza ibibazo byose mu kizamini agasohoka. Ntabyo kujya kuhinga, ntabyo kujya kugira gute. So reka rero duhisoreza aha ngaha. Imana y'amahoro bishimire. Amen. Ari umuntu w'Imana uri muri Kampala bayita ngukira cyakagira gute tu karancitse amazina ya Kampala ajya ncika, ariko cyankwasa ni cyenkwanze ego mu nkambi. Hari umuntu Imana yishuye aho cyankwanzi abuze urubyaro. Tugiye gusenga Imana mpaka ruboneke ntago nta mikini hari, no gusenga mpaka bibonetse. Naje gusengera abantu 50 bose ari n'igihe bibagirwa amazina. Umwaka nzansengera 3 ari ku rubyaro barubone, cyangwa se nsengere 2 kanseri ikire, n'abandi abandi bakoze Imana n'abandi bazabasengere, kuko n'igihe bakujagaraza ari benshi cyane yuko nge byanananiye gusengera umuntu upinga amavuta, wa muntu usuzugura, wa muntu ubwira ukasanga nawe ari uramubwira kubwira, uramwigisha kwigisha. Ariko nimba uzi ko ushobora kuba amavuta y'intumwa, ukabuzi ko ushobora gucira bugufi amavuta autorité apostolique, uravuga icyifuzo cyawe. Icya kabiri, nimba uzi ko nta bunebwe bwo gusenga ufite, bivuze iki? Ningubwira ngo tuzadusengana buri kuwa kabiri, ni buri kuwa kabiri, byafata imyaka 3, nubundi icyo kibazo ushobora kubikimaranya imyaka 20. Uzareke dusenge, ureke ubunebwe, ureke ibintu byo kurambirwa n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Imana izabasha gukora ibintu bituma abantu batabona Imana. Urabizi Prophet Emma, yego, bashaka wa muntu ushaka gusenga isengesho rimeze nka fast food, ngo chap ariko chap juje do bashaka wa muntu umbwira ngo rebosetre akirura kiza, donc none agahita agenda ngo ubwo birarangiye. Oya, ni mwicare mu kuba kabero, musenge, musobanuza Imana y'ibintu byapfiriye. Imana nibabwira ko umuntu azaba muzima
mpaka mutitirize mpaka icyo mukibonye. Amen. Reka ndekera aho ngaho. Tuzagaruka tuganira no ku bindi cyangwa se tugaruka no kuri iki gitabo, ariko iki gitabo nkivuze bihagije, uzagifate cyanditse mu Kinyarwanda ukisomere. Ku bindi tuzagaruka tuganira uko Imana ikomeza kugenda iduhishurira, ariko nukuri nituzamuke tugere mu kirere cy'umwuka aho tutagitinya urupfu pe. Ntago mvuze ngo muziyahura ngo ko mutatinya urupfu, ariko guhora ugira ubwoba bw'urupfu ntacyo bifasha. Guhora umeze nkaho wikanga ngo ejo ndapfa ntago bituma ubaho iteka. Igituma urama Bibiliya irakigaragaza. Shyira imbere umushinga, komeza uwo mushinga, rokirita bajya muri uwo mushinga. Cyagiye navuze ngo lisite baza gushyingura, njyewe nzashyingurwa gusa n'abadisciple banjye, only my disciples, abantu bazaba bafite inshingano mu mushinga w'icyo kintu nababwiye nyine, ya gahunda nababwiye. Abo nibo bazaza kunshyingura. Abandi muzajye gutera trepiye zanyu aho muzitera, nimurangiza mukora ibiganiro mucuruze, kubera yuko namenye ko n'amagufwa ya Elisa yazuye umuntu. Nimba narabahaye views ndiho, nimpfa nabwo muza quick. Kabiri, noneho najyaga mbwira abantu nimujye muvuga ibintu bitarimo ibihimbano. Nimba napfe nimushaka muzanampimbire, nimushaka muzanansebyemo. Kubera ikindi kubivuga gutya nzaba nagiye, ntacyo uzaba uri bumimbire ngo kininje, ntacyo uzaba uri bumimbire ngo kimbuze kingire guteze. Nubona cyacuruza uzagikore, ariko nyihari ndacyakeneye reputation yanjye, my dear. Ndacyakeneye uzajye nyine uvuga ibihari, ureke kugira ibyo unomaho. Abari bavuze ngo bantamenye ngo narozwe nari ndwaye grippe mwuka byaramwe, views zarabonetse. Ariko mujye mumamagara mbaye views zitari uguhimba inkuru. Abantu b'Imana tujya turwara, ariko uretse kwihagarara Apostle, uretse kwihagararaho ntago bari bagutambye. Nimba Apostle Mutabazi bari banambye kwa gatatu uyu munsi nkaba ndimo mvuga gutya, ubwo n'abatambwe bose muzabazane mbasengere ninjye ufite ayo mavuta. Nta bintu byakuzamuraga byongera bikumanura, ntabyo wumva. Ni grippe my dear, ni grippe. Kandi iyo biza no kuba ibitero by'abarozi twari kubimenya nabyo tugahangana nabyo. Abantu nuko nyine babashaka ibiri butwike cyangwa se ibiri busakuze. Ntago waryamye ugasanga amaguru yagiye hari kujya umutwe. Ntago ariko bimeze. Murakoze cyane abari mudukurikiye muri iki kiganiro. Apostle ntago yatambwe, yararwaye grippe. Mukomeze mumuhamagare kuri iyo nimero banakugurire n'imbuto. Acyo koze reka mbabwire iki uyu mwuka waragiye kugurira abantu imbuto. Waragiye nabonye umwe cyo koze umwe utagira wa kabiri, ariko Imana abo bari babitekereje bakibagirwa ni kuri iyo nimero. Ariko uyu mwuka manza waragiye. Umuntu warudukurikiye, Imana y'amahoro igukoreho ugurira Apostle imbuto kuri iyo nimero. Ongera uyisubiremo, Apostle 07 88 30 95 na kabucura kanje kare hano za Kimironko hari ya musi ari ubwo CSS baye nako karwaye mu buhumeke. Ariko uko bimera kose dufite Imana kandi dukomeje no gusenga Imana. Ari gihe abantu bajya bishyiramo ko kuba ndi ntumwasi nabura kurwara grippe, umwana wanjye ntiyabura kurwara bronchite, tugasenga Imana tukanamujyana kwa muganga ntibyabura. Hari umuntu rero hari ukuntu we mu mutwe we abitekereza gusa. Ubwo nari ndi gusimangira icyo kintu kivuga ngo abantu b'Imana bararwara, kandi ashobora gukenera yuko tubaho nk'abandi bose. Ashobora gukenera yuko umusura kuri momo, ashobora kurwaza umwana nkuko murwaje nanone, kandi nabwo ashobora gukenera yuko umusura, kandi nabwo bidashobotse musengera. Yesu ni umwami, nta rubanza rwose. Imana y'amahoro nishimwe kandi ibishimire.